Urukundo mu busanzwe ni ijambo rito rifite imbaraga zidasanzwe. Hari urukundo rw'abashakanye, hari urw'ababyeyi n'abana, hari urw'inshuti n'abavandimwe, hakaba urukundo rw'abaturanyi ndetse n'ibindi. Ariko se, Saint Valentin ni iki? Ese ni umunsi w'impano gusa? Cyangwa ni umunsi wo kwibuka agaciro k'urukundo mu buzima bwacu? Mu Rwanda, urukundo si umucyo mushya. Kuva kera Abanyarwanda bubatse imiryango ku rukundo, kubahana ndetse no kwizerana. Uyu munsi turasesengura Saint Valentin, amateka yawo, ibisobanuro byawo n'icyo asobanuye kuri twe. Ubundi Saint Valentin yari umupadiri wo mu kinyejana cya gatatu i Roma. Yafashaga abakundana gushyingirwa rwihishwa igihe byari bibujijwe muri leta y'i Roma. Yishwe azira rero kurengera urwo rukundo. Kuva ubwo tariki ya 14 Gashyantare iba umunsi wo kwibuka urukundo kubera ibyo ngibyo. Tekereza umuntu wemera gupfira urukundo kandi rutari urwe, ari urukundo rw'abandi. Ese kuri wowe urukundo rwawe rufite imbaraga zingana iki mu buzima bwawe, ku babyeyi, ku muntu ugukunda ndetse no ku baturanyi bawe? Kera habagaho gukwa ndetse no kubahana hagati y'imiryango ku buryo bugaragarira buri wese. Urukundo ntirwari impano gusa, rwari inshingano ya buri muntu wese, ariko bikaba agahebuzo ku bantu bafitanye urukundo kandi bateganya kuzabana. Kubahana no kwizerana byari inkingi ya mwamba. Mu muco nyarwanda, umugabo ntiyahaga umugore we roza gusa, yamuhaga n'icyubahiro ku munsi wa Saint Valentin. Umugore ntiyahaga umugabo we impano gusa, yamuhaga n'icyizere mu rugo no mu rukundo bafitanye. Saint Valentin muri iki gihe rero, abantu bagura impano, bakajya muri resitora, imbuga nkoranyambaga zikabigaragaza, bagira uruhare mu kwizihiza uwo munsi ndetse no kugira ibyishimo. Nyuma y'uko basohokanye nko ku munsi wa Saint Valentin, hari abahitamo gupostingana, hari abahitamo gukora ibiganiro bitandukanye kandi ntihagire icyo bibatwara. Hari abakora ibintu kubera pressure y'uyu munsi wa Saint Valentin uzaba ejo, ari byo byavamo n'ingeso mbi kandi biba atari byiza rwose, nk'abantu bifuza ejo hazaza. Urukundo rubyaza umusaruro kandi rube icyerekezo cy'ibyiza. Ese koko urukundo rupimishwa agaciro k'impano gusa? Ese iyo utahawe roza cyangwa se ururabo rutukura, bivuze ko udakunzwe cyangwa se batagukunda? Mu by'ukuri urukundo si umunsi umwe mu mwaka nk'uko Saint Valentin yizihizwa. Urukundo ni ukwihangana mu bihe bikomeye, ni ukubabarira, ni ukuvugisha ukuri, ni ukuba hafi y'uwo ukunda, yewe niyo nta mpano yaba ihari. Wamuha urukundo nyarwo mukishima kubera cya cyizere mufitanye. Niyo mpamvu rero Saint Valentin ari umunsi wo kwibuka urukundo ko ari inkingi y'ubuzima. Si amafaranga, si impano zihenze, kuko ayo mafaranga n'impano zihenze byaba byiza kandi bikaba inyongera mu byo gukoresha, ariko mu kuwizihiza mu byishimo by'abakundana ndetse n'imiryango. Niyo mpamvu rero ni umutima kandi ni ukuri, ni ukwizerana mu by'ukuri kuri uyu munsi wa Saint Valentin uzaba ejo. Mu gusoza nshuti muvandimwe, uyu munsi n'ejo hazaza ntuzatange roza gusa, ahubwo ku mukunzi wawe, ku muryango wawe, ku muturanyi ukunda, yewe tanga igihe, utanga imbabazi, tanga ijambo ryiza, kuko urukundo nyakuri ntirusaba umunsi umwe gusa, rusaba ubuzima bwose. Nshuti muvandimwe udukurikiye, niba utarakora subscribe, dushyigikire mu biganiro byacu tujye tubana, kandi subscribe na like. Akoze kubana natwe.